Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Turashima Imana kuri iki cyumweru tariki 21 kwezi kwa gatatu 2021. Turashima Imana kuba ikomeza kubana natwe. Rero amahoro y'Imana, imigisha y'Imana ibane namwe. Rero tugiye dusangira ijambo ry'Imana ryo kuri iki cyumweru. Ijambo ry'Imana niryo ridutunga muri urugendo rwo kujya mu ijuru. Nkuko biri tubwira ko Eliya ahunga Yezabeli agana ku musozi w'Imana Horebu, yararushe arananirwa. Imana yategetse marayika ko amuhembuza ibyo kurya n'ibyo kunywa, bituma agira imbaraga zo kurangiza urugendo akagera aho yajyaga ku musozi Horebu, umusozi w'Imana, kugira ngo avugane n'Imana. N'umukristo rero ntashobora uru rugendo mu gihe adafite umwanya wo kurya ibyo kurya byo mu mwuka no kunywa ibyo kunywa byo mu mwuka. Imana rero yateguye ijambo ryayo nk'ifunguro, nk'icyo kurya. Yesu yaravuze ngo haranditswe mu mategeko, Imana yahaye Mose ngo umuntu ntazatungwa n'umutsima gusa, ariko azatungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero ntabwo dushobora kuba bazima imbere y'Imana mu gihe twirengagiza inzara n'inyota y'ibyo kurya by'umwuka. Yesu yavuze ngo umubiri we n'icyo kurya n'amaraso ye n'icyo kunywa. Ibyo ngo yavugaga ku byerekeye ijambo rye, kuko yaje kuvuga muri Yohana ibice 6 ngo ijambo ryanjye ni umwuka kandi n'ubugingo. Dusangire rero ibyo kurya byo mu mwuka kugira ngo bitunge bigaburire wa muntu wacu w'imbere, nk'uko umubiri yubuze ibyo kurya n'ibyo kunywa unanirwa, amaherezo ukarwara ndetse bikashobora kuvamo no gupfa, niko n'umuntu w'imbere rero ameze. Uwo muntu w'imbere nawe akeneye ibimutunga. Uyu munsi rero cyane cyane ko amateraniro yagiye agabanuka ku bantu baterana, cyangwa akaba atakinariho ku bantu batagiterana, ariko umwana w'Imana we arabimenya yuko akwiteka kwitwararika kugaburira wa muntu w'imbere, kandi ibyo kurya bye n'ijambo ry'Imana. Umutwe w'ijambo ry'Imana kuri iki cyumweru uravuga uti urashaka kubona ibintu uko Imana ibibona. Urashaka kubona ibintu uko Imana ibibona. Nimba ushaka kubona ibintu uko Imana ibibona, ntubone ibintu nk'uko ab'inyama n'amaraso bayibona, abantu basanzwe, ukwiye kuzamuka mu buryo bw'umwuka, ukazamuka ahirengeye, kuzamuka mu mwuka, ukagera mu rwego ushobora kubona ibintu uko Imana ibibona. Reka dusome mu byahishuwe Yohana ibice 4 ku murongo wa 1. Aravuga ngo, hanyuma y'ibyo ngiye kubona, mbona mu ijuru urugi rukinguye, kandi numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda, rimbwira riti, zamuka uze hano nkwereke ibikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Birumvikana ko hano ni Yohana ariho haravuga ibyo yeretswe ari mu kigwa cya Patimo mu nyanja Mediterane, bamuhoye ijambo ry'Imana mu kinyejana cya mbere. Hari itotezwa y'ijambo ry'Imana ku ngoma y'umwami w'Abaroma yitwa Domitiyano cyangwa Domitien, watoteje abakristo, watoteje itorero. Yohana rero bamufungiye mu kirwa cya Patimo. Aho niho rero umwami yamusanze akamuha iyerekwa ry'ibintu bikomeye bihambaye
bizaba, ndetse akamwereka cyane cyane umunsi w'ubwiza bwe igihe azagarukira mu bwiza buhebuje kwima ingoma ye. Rero igitabo cy'ibyahishuwe Yohana nk'uko twabivuze kenshi kigizwe n'ibice by'ingenzi bitatu, nubwo atari yo ntego y'izi nyigisho z'uyu munsi, ariko nshaka kuvuga gusa ko igice cya mbere cy'ibyahishuwe Yohana, umwami yiyeretse Yohana ari mu bwiza. Ntabwo ari wa munyamibabaro azi intimba icyo ari cyo, nk'uko Yesaya yabivuze mu gice cya 53 cy'igitabo cye. Yigize umuntu, aca bugufi, araganduka n'urupfu rw'umusaraba, arapfa ku musaraba, noneho arazuka. Aha rero Yohana mu iyerekwa ry'umwami mu kigwa cy'i Patimo yabonye Yesu ari mu bwiza. Ni Yesu wa wundi nyine babanye bagendana imyaka 3 n'igice, ariko noneho ari mu mubiri w'ubwiza. Cyo ni igice cya mbere. Igice cya kabiri n'icya gatatu cy'ibyahishuwe Yohana ni amateka y'itorero rya Kristo kuva igihe ryavuka ku munsi wa Pentekote kuzagera igihe rizazamuka mu ijuru. Ni amateka y'itorero. Mu gice cya kane rero n'igice cya gatanu Yohana avugira mu ijuru. Imana yamuzamuye mu buryo bw'umwuka, noneho ari mu ijuru. Ibintu rero ariho arabirebera mu rwego rwo mu ijuru. Ntabwo akibirebera mu isi, abirebera mu rwego rwo mu ijuru. Na niyo mpamvu igice cya kane arabona intebe y'ubwiza mu ijuru, intebe y'icyubahiro y'Imana n'ibiremwa by'umwuka wa marayika, bakeruwe, abaserafi n'abamarayika bahimbaza Imana. Ndetse mu gice cya gatanu akanabona n'umwana w'intama watambwe ariwe Kristo, noneho ngo ni intare yo mu muryango wa Yuda. Uhereye mu gice cya gatandatu ukageza ku iherezo, turabona rero ibyago uko bizagenda bikurikirana muri iyi si mbere yuko Yesu agarukanye n'itorero kwima ingoma ye y'imyaka 1000. Hanyuma noneho n'urubanza rw'imperuka, ingoma ya Satani ishizweho iherezo, ari byo bisoza igitabo cy'ibyahishuwe Yohana, aho Yohana abona intebe y'imanza mu gihe cy'iherezo nyuma y'ingoma ya Kristo imyaka 1000. Ibyo ni byo bice by'ingenzi bitatu bigize igitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Kristo mu bwiza, igihe cy'amateka y'itorero kuzagezaho itorero rizazamuka, hanyuma nibiba mu ijuru, Yohana ari mu ijuru, kuvuga ngo Yohana n'itorero ubwo bari mu ijuru, hanyuma nibizaba mu isi, itorero riri mu ijuru n'igihe rizagarukana n'umwami muri isi. Hano rero Yohana mu gice cya kane ku murongo wa mbere ariho araba muri experience itorero rigizwe na miliyari z'abantu rizinjiramo. Kuko nk'uko Yohana yumvise ijwi ngo noneho zamuka, amaze kubona amateka y'itorero muri iyi si kugeza ku iherezo ry'itorero, kuva aho ryavutse ku munsi wa Pentekote kugeza igihe rizazamuka mu bwiza. Ibyo ni byo mu isi, itorero riri mu isi. Imana yishuye ibihe 7 byo mu buryo bw'umwuka itorero rizanyuramo. Ni amabarwa 7 yandikiwe amatorero muri Aziya, nubwo yari amatorero ariho koko muri Aziya ntoya, uno munsi ni muri Turkiya, ariko mu buryo bw'umwuka Yesu ayakoresha guhishura ibihe 7 by'ubuhanuzi itorero rizanyuramo. Nyuma rero Yohana ava rero mu mateka y'isi, Imana ivuga ngo zamuka rero mu ijuru. Uko yabonye mu ijuru hakingutse, urugero rakinguka ngo zamuka nkwereke bizaba hanyuma y'ibyo. Hanyuma y'ibyo umaze kubona ibihe 7 itorero rya Kristo rizanyuramo mu mateka yaryo muri iyi si, ngo hanyuma y'itorero rimaze kuzamuka, dore rero ibizaba rero. Kuvuga ngo atangiye kubona ibyo mu ijuru mbere yuko no Imana yongera kumwereka mu isi ibizaba biriho biraba, itorero riri mu ijuru. Hano rero ikintu gikuru muri uyu mwanya muto dufite nuko iyo turi mu mibiri yacu tugatekereza nk'abantu bo mu mibiri, abantu basanzwe, tubona ibintu mu buryo busanzwe nk'uko abandi bantu bose babibona. Ariko tumenye ngo uko ibintu tubireba siko Imana ibireba. Nk'uyu munsi abantu bashobora kureba isi uko imeze, bamwe bakagashima iterambere, ikoranabuhanga,
ubushakashatsi, siyanse, tekinoloji yabigeze, tugashima ibi tubonesha amaso yacu. Nk'uko mu gihe cy'abantu bubatse umunara wa Babeli, uko wazamukaga baratangara uwo murimo uko ari igitangaza. Natwe dushobora gutangarira ibintu kubera ko turebesha amaso y'umubiri, ndetse tugakururwa nabyo, ndetse tukabyogeza tukabishima. Ariko Imana yareba ibintu biro biraba ku isi, Imana ikaba ifite ukundi ireba ibintu. Nk'uyu munsi Imana irebye isi, ibona ko isi iri mu bihe bikomeye, inyoko muntu yarangiritse mu miterere yayo. Bibiliya avuga ngo umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, ariko iyo shusho y'Imana yari ishusho y'ukwera mu mutima wa muntu w'imbere, ishusho y'ukwera. Imana yamuremanye ubwiza, yamuremanye ukwera kwayo. Ariko amaze kugwa mu cyaha, ishusho y'Imana yarangiritse mu muntu, noneho ukwera kw'Imana kuratakara. Niyo mpamvu abantu inzira zabo zarahumanye, niyo mpamvu abantu bashima ibibi kuruta ibyiza. Iyo urebye uno munsi mu ikoranabuhanga, umubare munini w'ibintu binyura ku mbuga nkoranyambaga za YouTube n'ibindi, ntabwo ari ibintu mu buryo bw'ijambo ry'Imana byashimwa n'Imana, uko byinshi ni ibintu by'ubusambanyi, ni ibintu bidahesha Imana icyubahiro, ndetse n'umuntu ubwe ntabwo bimuhesha icyubahiro. Abantu bambaye ubusa, abantu bahinduye imibiri yabo bakayangiza n'ibindi n'ibindi. Ni ukuvuga ngo rero ishusho isi ifite, iyo uyibonye mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari iyo gushima. Ushobora kubona ishusho y'isi mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'amaso yawe ya kimuntu, ukabona ko isi yateye imbere. Ariko mu buryo bw'umwuka isi irushirizaho kwangirika. Ntabwo rero dushobora kubona ibintu uko Imana ibibona mu gihe tutazamuwe mu mwuka, ngo tuzamuka hirengeye, tuzamuke mu rwego tubone ibintu mu mwuka tutayibona mu buryo bw'inyama n'amaraso. Nashaka kukubwira yuko ibintu byinshi Imana yagiye yereka abantu bayo muri Bibiliya, yarababwira ngo zamuka umusozi. Iyo usomye muri Matayo 17 ku murongo wa mbere, baratubwira ko Yesu kugira ngo yereke ba Petero ubwiza bwe, yarabazamuye ku musozi hejuru. Niyo bavuga hariya ngo iminsi 6 ishize, Yesu ajyana na Petero na Yakobo na Yohana mwene se, bajyana mu mpinga y'umusozi muremure bonyine. Ku murongo wa 2, ahindurirwa imbere yabo, mu maso he harabagirana nk'izuba, imyenda ye yera nk'umucyo. Vuga ngo yabanje kubazamura ku musozi muremure kugira ngo abereke ubwiza bwe, bumva ijwi ry'Imana rimuhamiriza ngo nguyu umwana wanjye nkunda nkamwishimira, mumwumvire. Kubera iki? Rero nubwo uwo musozi uhari koko, nanjye narawugezeho, ariya muri Isirayeli, ni umusozi wita Tabor. Niho Yesu yazamuye Petero, Yakobo na Yohana. Ni umusozi fizike uriho, ariko mu buryo bw'umwuka, ubwo rugendo rwa Yesu n'abigishwa be 3 bazamuka umusozi, ushobora kubyumva mu buryo bw'umwuka. Ni ukuzamuka mu buryo bw'umwuka. Nuvuga ngo umuntu w'inyama n'amaraso mu buryo bw'umwuka asa n'umuntu ari mu kibaya. Ubuzima tubamo tukabamo mu mubiri yacu ni nk'abantu bari mu kibaya. Hanyuma ubuzima bwo mu mwuka ni nko kuzamuka umusozi. Iyo ugeze ku mpinga y'umusozi, uba ubona ibyo abari mu kibaya batabona. Na niyo mpamvu abantu b'umwuka bavuga ibintu, ariko abari mu mubiri gusa inyama n'amaraso ntibabitahure, cyangwa bakabisuzugura, cyangwa bakabyita ko ari ubupfapfa. Kubera iki? Kuko bamwe bari mu kibaya, abandi bari ku mpinga y'umusozi.
rero ntushobora kubona ibintu uko Imana ibibona uri mu kibaya, uri muri kamere y'inyama n'amaraso, ufite ubwenge gusa bw'inyama n'amaraso bwa bene Adamu. Nuko wazamuka mu buryo bw'umwuka ukagera ahantu hirengeye, binashobotse ukagera no ku mpinga y'umusozi, kugira ngo ubone uko Imana ibona ibintu, ukumva ibyo inyama n'amaraso adashobora kumva. Ibi rero ni ibintu Imana ihamagara ubwoko bwayo. Turaza kubona ese twazamuka dute. Ariko ntabwo ari Imana gusa izamura abayo mu mwuka kugira ngo ibageze ahirengeye, ibereke ibyo uw'inyama n'amaraso ari mu kibaya adashobora kubona, ibumvishe ibyo uw'inyama n'amaraso ari mu kibaya adashobora kumva. Na Satani nawe afite uburyo azamura abe, nawe afite nawe uburyo azamura abantu bakabona ibintu nk'uko Satani ashaka ko babibona. Muri iyi minsi hari abantu bakorera Satani, bo barabona mu mwuka kuruta n'abantu bitwa ko ari abantu b'Imana barabona ibintu. Satani abakozi be barazi ibihe turimo, kandi barabikoresha kugira ngo basenye itorero ry'Imana, kubera ko bo barabona ibihe, ntago babona nk'uko ab'inyama n'amaraso babona. Nabo bafite amaso y'umwuka bareba ibintu, ariko mu isi y'abadayimoni. Iyo dusomye muri Matayo ibice 4 ku murongo wa 5 n'umunani, turasoma ibi bikurikira: maze umwanzi amujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo n'ibindi n'ibindi. Ku murongo w'8, umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo, aramubwira ati, biriya byose ndabiguha nupfukama ukandamya. Murumva ko Satani nawe afite iyerekwa aha abantu be. Hano yari aragerageza umwami, urumva ko yarinze kumuzamura mu rwego runaka. Uyu munsi rero bene data, Imana iratubwira ngo ntabwo tukwiye kuguma gusa mu bintu by'inyama n'amaraso tukabona ibintu nk'uko abandi bantu basanzwe babibona. Tukwiye kumenya ko hari urwego iyo tutarugezemo mu mwuka ntidushobora kugira amaso y'Imana, ntidushobora kugira amatwi y'Imana ngo turebe ibintu uko Imana ibibona, turebe iyi si uko Imana yireba, turebe ibishimwa ko Imana ibishima koko, turebe ibyo isi igaya ko Imana ibigaya koko, tugire les valeurs z'Imana. Birasaba ko tuzamuka mu buryo bw'umwuka. Muribuka ko iyo usomye mu rwandiko rwa 2 Paulo yandika Abakorinto ibice 12 ku murongo wa 1 ukamanuka, Paulo nawe aravuga ngo yarazamuwe mu ijuru rya gatatu. N'iryo jambo, iyo nshinga kuzamuka mu mwuka, hariho kuzamuka, hariho no kumanuka. Uyu munsi rero Imana irashaka kutubwira yuko hamwe no gusoma ijambo ry'Imana tukaritekerezaho ku manywa na nijoro, tukarigira ibihe byo gusenga, umwuka wera aratuzamura. Uko atuzamura niko tugenda tureba ibintu bitandukanye nuko twabirebaga. Bimwe twashimaga tongera kubona ko atari ibyo. Amaso yacu y'imbere akiweza agahumuka, tugatangira kumva neza ijwi ry'Imana. Iyi si tukayireba mu ishusho yayo y'ukuri, kuko hari imbaraga za Satani zereka abantu isi uko itari. Na niyo mpamvu yusomye ibyahishuriwe Yohana mu magambo ya nyuma, cyangwa ndetse no mu magambo Bibiri ivuga ku byerekeye Satani, yitwa ngo cya kiyoka ngo kiyobya amahanga. Ni ukuvuga ngo Satani afite imbaraga zo kuyobya. Mu Gifaransa ngo celui qui séduit toutes les nations, il a la puissance de séduction. Afite imbaraga zo kukwereka ikirabura akayikwereka ko cyera, icyera akakwereka ko kirabura. Rero ntabwo dushobora kumunesha kugira ngo tuve muri ubwo buyobe, kiretse tuzamuwe tukava mu bikibaya cy'ubuzima busanzwe, tukazamuka mu buryo bw'umwuka, tugaterera, haleluya, tukagera ku rwego rwirengeye. Imana igatangira kutwereka ibintu uko biri koko. Uyu munsi rero hari imbaraga z'ubushukanyi zikomeye cyane, kandi kugira ngo tuzineshe twebwe abana b'Imana birasaba yuko tuva mu buzima bwo mu kibaya tukazamuka
nk'uko Yesu yazamuye Petero, Yakobo na Yohana kugira ngo babashe kubereka ubwiza bw'Imana, babashe kumva ijwi ry'Imana. Rero tushaka kurangiza muri Zaburi ya 24 ku murongo wa 3 no 6. Imana iravuga ngo ninde azabasha kuzamuka umusozi wanjye. Hano ni mu buryo bw'umwuka. Ninde? Biravuga ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara ahera he, n'ufite amaboko atanduye. Iki ni igihe cy'uko amaboko yacu aba akeye ntihanduzwe n'ibyaha by'isi. N'ufite umutima uboneye. Muri iki gihe abantu benshi imitima yabo yarahumanye. Hari imbaraga zihumanya abantu, ari byo tureba mu buryo bw'amashusho, ari za video n'ibindi bitandukanye, cyane cyane muri iki gihe cy'ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni ryiza, rirakoreshwa mu iterambere runaka mu byiza, ariko uruhande runini cyane Satani akorera mu iterambere cyane cyane ry'itumanaho muri kino gihe. Uyu munsi rero abantu benshi bafite imitima ihumanye, umutima utanduye, ntabwo ari benshi bawufite. Kandi ngo udafite umutima uboneye ntazazamuka umusozi, kandi ufite amaboko yanduye ntazazamuka uwo musozi. Ngo nutigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro. Uyu munsi abantu benshi imitima yabo igumira irarikira ibitagira umumaro, ishyari, amarari n'ibindi byinshi cyane n'iby'imitima y'abantu irarikira ijoro n'amanywa. Ngo utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro ntarahire ibinyoma. Uno munsi ukuri kugenda kubura mu bantu. Abantu ibyo bavuga ku munwa wabo bitandukanye n'ukuri ko mu mitima yabo. Kandi Bibiliya iravuga muri Zaburi ngo Uwiteka yategetse ko ururimi ruvuga ukuri ko mu mutima. Uno munsi abantu benshi ntago bavugisha ukuri ko mu mutima. Ibyo bavuga ku rurimi bitandukanye n'iby'Imana izi mu mitima yabo. Ngo uwo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Fata rero uyu musozi w'Uwiteka ko ari ubuzima bwo mu mwuka mu rwego ruhanitse Imana iduhamagariye kugeraho. Ninde azazamuka agere ahantu hirengeye, abashe kumva ijwi ry'Imana, abashe guhabwa amaso y'Imana, iyerekwa ry'Imana, abashe kubona ibintu nk'uko Imana ibibona, abashe kubona iby'isi nk'uko Imana ibibona, ibigahwa n'Imana bibone ko ari ibintu bibi, ibishimwa n'Imana bibone ko ari ibintu byiza. Bamaze kutubwira hano uwo muntu uwo ari we Imana ishaka kuzamura mu buryo bw'umwuka. Imana imaze kutubwira ngo uwo muntu ngo n'ufite amaboko atanduye. Eza amaboko yawe mwene data muri iki gihe cy'ibintu byinshi bihumanya abantu. Kweza amaboko bivuga ngo ibikorwa byawe bibe ibintu bitari mu buriganya, bishimwa n'Imana, hanyuma ugire umutima uboneye. Muribuka ko Yesu yavuze muri amahirwe 8 aravuga ngo ahirwa y'utale beatitude muri Matayo 5 ngo ahirwa bafite imitima iboneye, imitima idahumanye itanduye, kuko aribo bazabona Imana. Cyo ni ikintu kibuze cyane muri kino gihe, kuko imitima y'abantu yuzuye mu bintu byinshi bibi, batekereza bibi, imigambi yabo ni mibi, ibintu byinshi birabahumanya. Rero bari mu mibiri yabo, ariko umuntu w'imbere yarahumanye. Kandi iyo umuntu w'imbere ahumanye n'umubiri wose ubuhumanye. Hanyuma ngo utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro ntarahire ibinyoma. Uyu azahabwa umugisha n'Imana, azaba umunyamugisha. Uwo niwe afite ibisabwa n'Imana ngo abashe kuzamurwa. Haleluya! Azamuke muri uwo musozi w'iyerekwa ry'Imana, kugira ngo awuzamuke, kugira ngo awuterere, ave mu kibaya cy'ubuzima busanzwe abantu bose barimo, ubuzima bw'inyama n'amaraso. Birasaba ko ibyo bintu abyitondera. Akwiye kuba afite amaboko atanduye, akwiye kuba afite umutima uboneye, akwiye kuba ari umuntu afite ururimi rwejejwe, atarahira ibinyoma, atavuga ibinyoma. Rero mu ijambo rimwe akwiye kuba ari umuntu ashishikarira kwezwa ku munsi ku munsi. Nicyo kimuraza ishinga, nicyo ashize imbere.
uyu munsi urugendo rwo kwezwa ni ikibazo, kubera yuko isi yarinjiye mu buhumane bukomeye cyane. None rero itorero ry'Imana, ijambo ry'Imana uyu munsi riraduhamagarira guhaguruka tukava muri rusange y'abariho baraba mu kibaya cy'iby'inyama n'amaraso, aribwo buzima busanzwe, hanyuma tukazamuka kubwo gusoma ijambo ry'Imana no kuritekerezaho ku manywa na nijoro, no gusenga Imana ngo iduhe kurishira mu bikorwa, kugira ngo tugendere mu nzira z'Imana, kugira ngo twezwe, imitima yacu ibe imitima iboneye, ibiganza byacu amaboko yacu abe yejejwe, ururimi rwacu rukaba rwejejwe. Aho niho ku munsi Imana izatuzamura mu buryo bw'umwuka, noneho itugeze ku rwego dutangira kubona ibintu uko Imana ibibona, dutangira kumva ijwi ry'Imana. Uyu munsi rero Imana yaduhamagaye tumenye ko hari ubuzima bwo mu kibaya, nibwo Satani ashaka ko abantu bakomeza kubamo, kandi mumenye ko mu kibaya hari urupfu. Ibuka ngo niho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, hariya mu gikombe mu kibaya hatwikiriwe n'urupfu. Imana iravuga ngo nimuve mu bapfuye, Kristo abamurikire. Haleluya! Iki ni igihe cyo kutaba mu kibaya, iki ni igihe cyo kuzamuka umusozi w'Uwiteka, kugira ngo turebe ibintu uko Imana ibibona, twumve ijwi ry'Imana, twigishwe mu mwuka. Nabwo Imana yakwigishiriza muri kiriya kibaya, hariya hari amajwi y'abadayimoni gusa. Ijwi ry'Imana riragutegereje ku musozi wayo. Zamuka muvandimwe, zamuka mu buryo bw'umwuka, tangira gufata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana no kuritekerezaho no kurisengeraho. Tangira kugira umutima wifuza gukiranukira Imana, kugira ngo Imana ikugezaho iguha amaso yo mu mwuka, iguha amatwi yo mu mwuka, utangire kubona iyi si ko Imana yireba, utangire kumenya ibihe urimo ibyo ari byo, utangire kumenya ibihe isi irimo ibyo ari byo. Ibuka ko ijambo twatangiriye riravuga ngo Yohana yumvise ijwi, rya jwi ryavuganye nawe mu gice cya mbere, ijwi ry'umwami ngo zamuka hano, ngo abona urugi rurakinguwe mu ijuru, ngo zamuka nkwereke ibizaba hanyuma y'ibyo. Ntabwo ushobora kumenya ibiri imbere, ntabwo ushobora kumenya ibiriho birategurwa ejo hazaza. Haleluya! Kiretse uzamuwe mu mwuka, kiretse uzamutse umusozi w'Uwiteka, kiretse uzamutse ukagera ahirengeye, aho ni ushobora kubona ibiri hakurya y'ibi tubona uno munsi. Imana ni nzima, kandi Imana iravuga, kandi Imana irereka abayo. Niyo mpamvu uyu munsi Imana iguhamagariye wowe unyumva mwene data, va mu kibaya, va mu buzima mu gikombe. Mu kibaya hatwikirwe n'igicucu cy'urupfu, mu kibaya hari amajwi y'abadayimoni. Imana iragutegereje ku musozi wayo. Kandi iyi Zaburi ya 24 umurongo wa 3 kugeza mu wa 6, Zaburi ya 24 imaze kukubwira condition zubasha kuzamuka umusozi w'Uwiteka. Shaka rero biriya bintu Imana yavuze bikenewe kugira ngo ubashe kuzamuka umusozi w'Uwiteka. Haleluya! Amaboko atanduye, umutima uboneye, ururimi ruvuga ukuri, ruzira ibinyoma. Kwezwa, ibyo nibyo bikubashisha umwuka wera kukuzamura, kugira ngo ubashe kuba ahirengeye, utandukanye n'abari mu kibaya bivuruguta mu byaha by'isi, babyita umunezero, babyita ibyishimo, ariko ntibamenye yuko batwikiriwe n'urupfu. Muribuka ko Bibiliya ivuga muri Yesaya 9 ngo abantu ngo bagendera mu mwijima, ngo bakaba mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu, ngo babonye umucyo mwinshi n'igihe Yesu yaserukaga. Haleluya! Akavuga ngo nimwihane, mwizere ubutumwa bwiza, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Uyu munsi rero menya abantu benshi, miliyari z'abantu zibereye mu kibaya, ntacyo bibaza, ntago bazi bategereje, bari mu kibaya niho bibera, kuko kibaya gitwikiriwe n'umwijima, ikibaya gitwikiriwe n'igicucu cy'urupfu. N'amajwi y'abadayimoni avugira mu kibaya. Ijwi ry'Imana nzima rivugira ku musozi wera, aho niho Imana yatugeneye ko dukwiye kwibera. Haleluya! Kugira ngo turebe ibyo amaso y'inyama n'amaraso atabasha kutwereka, tunamenye n'ibyenda kubaho,
kuko iyo umuntu ari ku mpinga y'umusozi w'iteka abasha kubona ibizaza, akitegura, akaburira n'abariya bakiri mu kibaya, kuko abarebera aho batareba. Uyu munsi rero ubu umuhigo wawe w'Izaburi ya 24 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Imana igumugisha. Dusenge. Urakoze mwami kuri aya magambo, utugirira ubuntu mwami muri iki gihe cy'iherezo, kugira ngo mwami tukanguke, tuve mu basinziriye mu kibaya, tuve mu bapfiriye mu kibaya, mu gikombe, kugira ngo Mana dukanguke, twumve ijwi ryawe riduhamagara riri ku mpinga y'umusozi wera, ngo nimuzamuke mbereke ibizaba hanyuma y'ibyo. Mana turakwinginze, kangura itorero ryawe muri iki gihe turimo, n'abatarakumenya mwami bagirira imbabazi, bamenye ko hari ubuzima bwo mu kibaya, ko abari mu kibaya bibaza ko nta bundi buzima bubaho atari ubwo. Bamenye ko hari ubuzima bundi, ubuzima bwo kwera, bwo kwezwa. Haleluya. Ubuzima bw'icyubahiro, kugira ngo mwami tubashe gukira irimbukiro, tubashe gukira umujinya uzatera ejo. Reka mwami iri jambo rikangure buri umwe wese, kugira ngo mwami tuzamuke umusozi wawe wera, tugera hirengeye, aho dushobora kumva ijwi ryawe, aho dushobora kubona ibintu kubibona, tukabaho ubuzima bukwiriye abakumenye. Mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa? Urifuza inama? Waduhamagara kuri 0784 26 1800 ndetse na 0788 46 0055, cyangwa ukatwandikira kuri info@btelchurches.net.